yiharaje ibintu byo kujya kwirayikingishwa rugumi. Muze hano. Ego ntumbagiye karayivu. Ego. Muze. Ego ariko se ubundi muze dukore ka petit live. Izindayara. Niko nimurebe hano. Njyewe nditegereza. Laura ntago uyu munsi ari we wa mbere. Mumbarize umuntu witwa Keza Teriski. Mwitegereze hano. Murebe hano hari ikintu cyitwa like. Nonze aha murabireba neza hano. Nguyu Keza Teriski ahiwe uyu muntu uri kumpamagara mana we. Ni murebe dore bani ni ngabatsirgo nikoke urashaka iki kuri rugumi? Izirayike zawe nizikima? Ego abandi mwe mujye ariko harabo njya ndeba nkabibwira. Nikoke tubwizanye kuri guca muziko niguye. Ubu wagiye gukubita karayike kuri rugumi rero. Yego ye rega nguyu. Niko yuwagize ngo ninde? Uyu mugabo afite ipfupfusha afite yarariye. None kudadek ni murebe ntago ego kagapeti live ntago nabararana. Ni murebe Niko do nguyu Keza yagiye gukubita rayike kwa rugumi dore nguyu pe dore nguyu murareba ko nashyizeho naga fresh none seke rugumi nagiye kureba kwa Deterena sanga Deterena ntumurayikinga. Sheri wajya urayikinga Deterena? Ariko ke ni iki cyafanya cyo gushyira karayike kwa rugumi da? Ubu suragira ngo nawe kureba ijisho ryiza. Sheri oya. Ngo bitwaye iki? Erega wowe ntago uzwi ugiye kumurayikinga ntago nabitindaho. Ntago nakumenya. Ariko aba bakobwa mba ngomba urashaka iki kwa rugumike? Kandi nagiye kureba ngo ndebe ko urayikinga Deterena wapi? Nabuza karayike gashya kwa Deterena reka nzengeho murebe. Ni mungire hariko namwe murebe ko hari like mubona kwa Deterena. Murebe ariko dore wagiye kwikubita kwa rugumi. Ke urashaka iki kwa rugumi ke? Ke Izirayike zawe waziretse ke? Uri mu biki? Tugagiye mureka kwibambaza we. Ubwo ramwagiye mujya kwibambaza muba muri kuri like uyu muntu Jora taramuzana muri imihanda mwajyaga mumurayikinga. Ne? Aha, kambareke mwihahire. Ariko aka kantu tukagarukeho. Nabyanjye iki? Ushaka kuryama ugende. Aha ngaha se bababwiye ko giye naje kuryama i Kigali. Nubona ko na Keza arayikinga rugumi. Singuyu. Daresha. Darewe. Yego ko Keza uzi si impamvu narevuga se ni munshinyire ntireka ndebe ko arayikinga Deterena byahe. Sheri ubana umugabo wa adatanga amakote meza. Ubu rugumi wiyicariye hano. Uyu mugabo w'abagore bagashize nawe se Jora taramuzana mu mihanda
agiye mureka kwitubaza kamfashe dada nikoke yewe Samusori nawaraye mwarugumye ubwo muraje mu minsi isa muvuge ngo yabandikiye yego ubu nyine mwimanitse ni munchinyire dore keza agiye kurayikinga rugo niko soso mugasanga abagabo banyu mwabazengereje ngo kubera iki murayikinga aba bantu nibo barayikinga ngewe sinkunda abantu bibambaza sinkunda kwibambaza kandi aho muzatindira ku isi mw'abantu muzakora ibyo fasha dada kandi mw'abana mwaho muzatindira ku isi mundebera abandi basireyi muri iyi mihanda bajya kurayikinga rugumi kuko tugomba kuba tubabujije dore ngo nora gafresh ahantu kari rugumi uramushaka iki nikoke wagire barugumi ukikomereza ugaswidi ugakomeza nk'ubu koko jora kubashije ngo ubushaka iki kuri rugumi wasubiza iki ariko mwigize barayikinze ubu nkanjye ntushobora kundayikinga ndi n'inshajwa byibura jewe nshobora gutanga show cyangwa nkaza nkanavuga ibyuba wavuze cyangwa nkaza nkanavuga yuko hari imyotso yitwa 5:15 ubu rugumi koko nka rugumi ujya kumurayikinga muraziranye njewe ndayikinga umuntu nshobora kuba nzi cyangwa iki nkawe naza nkakurayikinga ariko tubwizanye ukuri mu by'ukuri koko tujye tubwizanye ukuri guca muziko niguye nk'ubu rugumi wagiye kumurayikinga mu biki njewe sinkunda abakobwa bibambaza ku marayiki hari undi muntu nabonye ukunda gukomantinga DJ arakomantinga man ngewe umuntu atari umushuti wanjye sinajya gukomantinga rwose ubura nko kuza ubu narebye mureke mbabwire mukuri kw'Imana narebye kugira ngo ndebe yuko arayikinga deterena ntabwo amurayikinga wajya urayikinga ntabwo wabonye ko adoda amashati amakaruvate meza n'amakote meza ntiwabonye ko ntimwabibonye mwebwe kendagira ngo nkubwire ko ugomba kurayikinga deterena ariko rugumi rwose buretse sigaho rwose ntabwo iyi nkweto ntabwo igukwira sheri iyi nkweto ntigukwira iyi nkweto irakurya iyi nkweto ntabwo ari iyawe pe sibyo sheri iyi nkweto ye babawe iyi nkweto si iyawe pe ubu kandi ushobora no kuba ujya muri komenti ngo wow nice picture aho naharebye ntabwo uragera kuri urwo rwego urwego rwo nturarugeraho rwose bora sheri nanjye ndagukumbuye sibyo uri kumva urwego rwo kujya ubu na comment izo nturazishyira ubu mu minsi zuragize you look good yeah you look good now I say thank you inkindi ayirwanda nawe namubonye kwa rugumi inkindi ayirwanda ninde rugumi niwe ugezweho
cyane muri iyi mihanda nta koroha muri iyi mihanda turajye burangiye ni njyama abasireyi bo mu Rwanda bose narebye ibyo biriwemo uwapostinze umwana we uwagiye kurayikinga hari undi muntu ukunda kwijugunya mu burayiki we undi muntu ukunda kujya muri layiki nindera ninde kakadete umukundwa ni wera oya kanyambo nakusanga kirukase mu marayiki ariko nyambo sindamubona nyambo uramenya ahantu uzahajye kuko ntagakina filimi sheri none se ubu koko mana nyagasani ubura kujya kurayikinga nk'abantu mukora akazi kamwe abantu bahostinga uri kumva nk'abazinda nk'abasherina mbega abantu uretse n'ibyo abo muziranye nta nubwo ari ngombwa mwe mukora akazi kamwe nk'ubu nkanjye ukaza ukandayikinga kuko ndi nk'inshashwa umuntu yaba wowe nturayikinga umugabo wawe nta layiki nasanze kwa deterena awusubira mujyeyo nimusangayo layiki ya keza muyime mujye kwa deterena nimusangayo layiki ya keza muyime nimba atayishyiraho nonaha cyangwa atarayishyizeho kera ngwiki ugasanga muri iyi mihanda usanga umugabo wawe n'umugore w'abandi ngurize kegera abantu bari kumbwira ngo janga uri kuvuga iki rego ko mana yanjye reka mbereke da ndi kuri keza muri uyu mugoroba keza afungiye icyumweru dore nguyu ariko uzi gufata ba bofre neza ubarayikinga ubu wasanga ujya no muri comment uretse ko byo nabikontroye shuntu ujyayo comment nturagera kuri urwo rwego n'ubu ubu ntabwo uragera kuri uru rwego dore keza arayikinga rugumida ngo mvuye kurayikinga rugumi hose wowe sinabimenya kuko ntaguzwe ngewe dore keza sha ariko keza bamwita keza terisikisha yarayikinze rugumi ariko ubu ntago warayikinze ba Roki yabonye miliyoni izi nkweto ntago sheri iyi nkweto si yawe iyi irakurya famo ariko shake ariko rugumi ntiyoroshye se kwaba yapositinze ariko we hari undi muntu ukunda kurayikinga n'indera sinzi ahantu nigeze kujya nanuzi yakundaga kurayikinga kera asina era we bari bakomeje kukundegaho ngo uri gutwara abagabo b'abandi wakwihanganye koko asina reka abakobwa bagenzi ba kandi asina nkubwiza ukuri bisi ubwa mbere bikubayeho igihe cyose asina mu mubwire mutasina urabizi rwose ukwiriye kubaho muri iyi mihanda nk'umukobwa rwose watangiye imihanda kera sheri urabizi ko iyi mihanda wayigenze n'ubu uracyayimaza amaguru pe sibyo ariko sha bari kukundega uribuka igihe bagukubitira ku bumwe uri kumva uribuka wambabariye koko abakobwa muri iyi mihanda baracanye sheri wabarekeye ko reka ntabwo wibuka mana sina sheri wanje koko bahoze bakundege reka nkureke wowe ntacyo wowe nta niriburi n'umwana mwiza ntabwo kirayikinga ubu wagiye kurayikinga rugumi ariko wowe ntabwo warayikinze oya nabandi mwese mufite uburenganzira na Keza gafite uburenganzira bwo kumurayikinga saba yaposize se ngo abantu barebe ariko biratangaje nyine ubyumva ko bitangaje nakubabarire koko nukura simbabarira rwose sinshaka kumva muri iyi mihanda ngo bongeye kugukubita oya iyi nkweto ntago ari ya Keza iyi nkweto si yawe ye baba we iyi nkweto ntago ari yawe ngo nta nubwo urinjajwa mpuzamahanga kukwanga biragoye oya kunyanga biragoye cyane wabunyanga sunzize iki wabunyanga koko umpora iki we
rugumi ni singo nta kibazo yego yego erega abakobwa bakunda inoti abenshi ke kuramo izi nkweto si isawa hanyuma ikindi mwitegereze abakobwa muri iyi mihanda ibintu baharaye uri kumva mubyitegereze mu birebe baharaye uri kumva aba bakobwa muri iyi mihanda gahunda n'ukurayikinga oya keza ararayikinga we sha ke urarayikinga pe ugeze naho urayikinga rugumi Bikira Mariya Mwenyezi Mungu we ugiye kujya urayikinga rugumi ewe mana ubu ngubu mba numiwe rwose mba numarariwe wa mana we sheri ziriya nkweto si size yawe ziriya nkweto ni size ya Jolly n'abandi wowe ntabwo urimo pe have rwose have pe yebaba we ntago ari we wenyine ariko wenda niwe uzwi muri abo baba barayikinze kakeza ntago ari mugenzi wanyu mukade Terena fire yego ye ariko noneho hari indi systeme nabonye abakobwa baharaye umuntu witwa Jolly niwe wabizanye mwese ngo ariko sha wa mwana uzi showbiz ngo reba nk'ukuntu uba witegereje abantu barayikinze ifoto ukabona uropoyemo keza ni showbiz sheri iyo abatayizi bicwa no kutayimenya nuko hanyuma Jihadi ndi mubirimbe hano kiriya zindi kuboneka na mimi nataka rugumi sasa nifanyaje hari abakobwa rero baharaye kugenda bafunguye amasakoshi iriya systeme ni ya Jolly uri kumva reka nze ndebe uyu mugore nawe byayobeye bose ntimuri bumumenye kandi ari inshuti yangera muri bumumenye tu sinshaka kumwerekana we kuko ni igishuti cyanjye rwose sinagishyira hanze sinakivuga biramupango ariko buretse nzi kanze nkwereke muri bumumenye kandi nta kibazo nta kavu yateje mu mihanda yaba kuba ari inshuti yanjye ntibivuze yuko afite ibidega ntamuvugaho ariko mbibonye ku isakoshi ariko reka none se nabigenza gute urashaka se kujya kunyigisha gusoma nzajya kwiga mu mparanira catch meze neza mukanya nakunyuzeho kuri TikTok nene umva abakobwa baharaye ntabwo nshaka kwerekana ino foto y'inshuti yanjye oya reka mbiveho oya bibishi we ntabwo ndamuzaho mana bibishi ntago azangira no gutwara abagabo babandi we uretse reka uyu we mpe muretse baharaye kujya baza hano bakaza bakifotoza bafunguye amasakoshi nk'uku kwa Jolly reka mbereka Jolly we ntacyo Jolly ntaribi Jolly we ntaribi urareba nk'ubu ngubu hano Jolly reka turebe sibyo reba Jolly niwe ufite iyi systeme
yo kugenda yafunguye isakoshi niwe wabizanye hano mu Rwanda. Mwadukobwa mwe mwiharaje kujya mugenda mufunguye amasakoshi, mwebwe mumenyereye kurumyaho ubu bwiganwa bwanyu ndabuhaze, ubu murigana mwanjashwa mwe, murigana buri muntu wese abaraha mwanjashwa mwe. Dore Jolly niwe wenyine wazanye no systeme yo kugenda isakoshi imeze gutya, sibyo? Niwe tubwizanye ukuri, nihagira undi ubizana hano. Ariko urumva nandi gusoma comment yinjashwa, urumva nagiye kubona mbona abakobwa mwiharaje, harabo ntashaka kuzana hano ubutaha nyuma y'iyi live isire yose nzongera kubona yizanishije bino. Imugahinde imwebwe amasakoshi yanya muraza mugeta mushyiramo murumya hano mufunga kano no hirya, uri kumva? Akamura gafunga gutya murumya, ndababujije ntimuze mwongere. Iyi ni systeme Jolly. Masigaye mwigana, mwarashikoye, mwarashuparaye ibintu byo kwigana hoye. Iyi ni systeme Jolly rwose. Sinzi. Aha, urareba ahantu hose niwe. Uri kumva? Jolly sha niwe wazanye no systeme. Hari abakobwa nabonye musigaye mujye mufunga amasakoshi yanyu, ndabibujije. Dore warebye mwebwe hano muba mwashyizemo mwarumije. Ni Jolly niwe wenyine muri iyi mihanda wakazanye. Ni systeme Jolly rwose. Ninde nimba mwamumenye? Ninde nimba mwamumenye? Yego ye muravuga mva. Ninde mwamumenye? Ninde? Iyi niyo systeme. Amasakoshi kuyagura byo murabizi ko mujya kugura amasakoshi murebeye kuya Jolly. Bamwe na bamwe ariko uri kumva, ni bamwe na bamwe. Ariko iyi systeme yo kugenda isakoshi irangaye ni Jolly wayizanye. Ni Jolly wayizanye pe.